Philadelphia Imana iratsinda. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Turashimira Imana yo mu ijuru, Imana igira neza. Tuyishimiye iki gitondo yaturemeye kugira ngo tunezerwe. Imana data nihabwa icyubahiro. Nukuri data nashimwe, tubyutse duhumeka umwuka w'abazima, ni ubuntu Imana yatugiriye. Ntabwo ari uko twirinze cyane cyangwa se hari uko turi abakiranutsi kurusha abandi, ahubwo ni ubuntu Imana ibitugiriye, katwongerera undi munsi kugira ngo tubwire abantu neza y'Imana. Imana yacu nishimwe cyane. Turashimira Imana kubw'umurimo wayo ukomeje kujya mbere. Turashimira Imana kubwa bene data baduhamagara. Turashimira Imana kubw'abatubwira ko hari icyo Imana yakoze mu byifuzo tuba twasengeye. Turashimira Imana kubw'abo dukorana umurimo mu itorero Pentecote de Réveil Philadelphia. Turashimira Imana yo mu ijuru ibyumve. Nukuri tuyishimiye kubaho kwacu, tuyishimiye itorero, tuyishimiye igihugu, tuyishimiye bene data mwese badukurikirana, inshuti zacu, inshuti za Kristo mwese. Imana data nihabwa icyubahiro. Abo dukorana uyu murimo mwese tubifurije ikaze, abadusengera, abadushyigikira kugira ngo uyu murimo ukomeze ujye mbere. Mwese data wa twese abaha umugisha. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, mushumba wacu Pastor Serugendo Disimasi. Reka basuhuze asengere n'ijambo ry'Imana. Turabashuje mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Reka dusengera ijambo ry'Imana. Urera Mana kandi urakiranuka. Tunejeje nawe kuva twatangiye umwaka, tumaze amezi 10 uturinda, utuyobora ku uyu murimo. Nimba turiho uyu munsi tariki ya 2 ukwezi kwa 11, nawe ni imbaraga zawe mwami. Urakoze kubw'imirimo myiza wakoze, urinda abera, urinda u Rwanda, urinda abakiranutsi bose. Mana ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Dusenge ijambo ryawe tugiye kumva uyu munsi mwiza, uryeze kandi uritunganye. Umukozi wawe tumusabiye imbaraga z'umwuka wera, amanuke avuge muri we. Icyo twirukanye n'imigambi ya Satani, weze kirere, weze abadutega amatwi. Iki gitondo kiza ijambo ryawe ribagirira umumaro, abarwayi bakire, abazimu bahunge, mbabazi zawe zongere zigaruke tena mu bantu bawe. Urakoze, tumushize mu maboko yawe, bana nawe kandi umuyobore mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Ari ijambo Imana yashyize ku mutima rivuga ngo kugirira Imana ishyaka. Kugirira Imana ishyaka nibyo umwuka yantumye, nibyo Imana yantumye ku uyu munsi kugira ngo nkubaze we nanjye, mbese dufitiye Imana ishyaka. Nagiye mbibabwira kenshi, sinzi impamvu bigaruka, ariko igihe cyose tutarabyumva umwuka w'Imana arabigarura. Kugirira Imana ishyaka. Navuze ko hari abantu benshi twagiye tugirira ishyaka babasha kugera aho bageze, cyangwa natwe hari abari tugiriye tukaba turi abangaba turi. Noneho uyu munsi mwuka aravuga ngo kugirira Imana ishyaka. Kugirira Imana ishyaka. Turasoma iri jambo riri mu gitabo cy'Abami ba mbere. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mu bice 17. Abami ba mbere bice 17, duhereye ku murongo waho wa mbere. Twumve iki jambo rivuze. Reka tuhasome. Abami ba mbere igice cya 17, duhereye ku murongo wa mbere. Mbere ya byose umuto w'ijambo ratubwira, Eliya ateza amapfa, yihisha ku kagezi kitwa Kereti. Eliya ateza amapfa, yihisha ku kagezi kitwa Kereti. Bukeye Eliya w'itishubi, umwe mu basuhuke b'i Galiyadi, asanga Ahabu, aramubwira ati ndahiye Uwiteka, Imana ya Isirayeli ihoraho, iyo nkorera iteka, yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa
kuri iyi myaka, muri iyi myaka, keretse aho nzabitegekera. Murongo wa 2. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti va hano ugende werekere iburasirazuba, wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Kireti, hateganye na Yorodani, uzajye unywa amazi yako, kandi ntegetse ibikona kujya bikugaburirayo. Nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze. Ajya kuri ako kagezi Kereti, ahateganye na Yorodani, agumayo. Ibikona bikajya bimuzanira umutsima, n'inyama uko bukeye uko bwije, kandi akajya anywa amazi y'ako kagezi. Hashize iminsi ako kagezi karakama, kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu. Tukomeze irekerera aho ngaho. Mana data nahabwa icyubahiro. Amina. Twasomye ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Eliya ateza amapfa, ariko we yihisha ku kagezi kitwaga Kireti. Eliya yagiriye Imana ishyaka, yari umuntu w'Imana wuzuye umwuka wera, wuzuye ubumana muri we, wumvaga afitiye Imana, yizeye icyizere, yari ayifitiye urukundo nirwo rwamuteye ibyo ngibyo bwo gukunda Imana. Urukundo rwo gukunda Imana rwatumye agira ishyaka n'ifuhe byinshi, ngo abona muri Isirayeli bimuye Imana. Icyo cyari igihe cya Ahabu, ngo yarimuye Imana, yimika ibigirwamana, akura Imana muri Isirayeli, yiremera izindi mana, atangira kuramya ibigirwamana. Yarekuye Imana y'ijuru n'isi, yarekuye Imana ya Ishyaka na Yakobo, yaretse Imana yacu bwite, yaretse Imana yo mu ijuru. Ahabu, kubera ko Bibiliya iravuga ngo Ahabu yasimbuye se nawe yari umunyabyaha. Abantu bose bagiye bima ingoma ya Isirayeli, bagiye bakora ibyaha kugeza ku mwami witwa Yerobowamu, nawe akora ibyaha. Noneho ubwo na se wa Ahabu nawe akora ibyaha. Ahabu nawe agiyeho ngo noneho bariyongeza, akora ibyaha byinshi. Arongora umugore witwaga Yezebeli, umunyamahangakazi, umugore w'igishegabo, umugore utubaha Imana, udashaka no kuyumva. Aramuzana muri Isirayeli. Noneho hatangira gucanwa ibyotero, hatangira kuramya ibigirwamana. Icyo nicyo gihe Ahabu yahagaritse imvura, aravuga ngo nshingiye ku mbaraga z'ijuru, nshingiye ku mbaraga Imana yampaye, nta mvura izongera kugwa mu myaka 3 n'amezi 6. Nta n'ikime, habe n'ikime ngo uzajya ugenda ukozemo akaboko kuri gati. Nta n'ikime. Jewe Eliya nteje amapfa, iyi mirengwe ishire yo kwimura. Buriya umurengwe bajyaga batubwira ngo wica nk'inzara. Hari ibintu bituma uzakenera Imana,
hari ibintu bituma uzakenera Imana. Niyo mpamvu tujya twitoza kuyubaha, tugakurikirana ijambo ryayo, tugashaka kumenya icyo ishaka, tugashaka kumenya ikivuga, tugashaka kumenya ese umuntu wubaha Imana yifata ate, ese nakwifata nte kugira ngo nezeze Imana. Kuko iyo tutabishatse ngo dukurikirane ducukumbure, dukora ibyaha, turacumura, turatana. Ubona akazi ukarengwa, ubona umwana ukarengwa, ubona umugabo ukarengwa, ubona amafaranga ukarengwa. Kandi Imana yarabwiye Abisirayeli ngo nimumara kurya mugahaga, mukubaka amazu mukayabamo, ntimuzibagirwe Uwiteka Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa, yabakuye mu maboko ya Farawo. Kwera iki? Hari igihe twibagirwa, hari igihe twibagirwa tukagabanya umuvuduko wo gushaka Imana. Kandi gushaka Imana ni uguhozaho, gukora neza ni uguhozaho, umurimo w'Imana ni uguhozaho, gusenga ni uguhozaho, kubwiriza ni uguhozaho. Ntabwo ari ibintu dukora ngo hanyuma tubireke dusigare tuvuga ngo twarakoze. Oya, ni ibintu dukora buri munsi, tukubaha Imana buri munsi, tugatinya icyaha buri munsi, tukagendera mu nzira z'Imana buri munsi, hanyuma tukanezeza Imana igahora itunezeza nayo, tugahora hafi yayo. Rero aba bami bagiye bayobora Isirayeli bagiye bagera aho bakarengwa. Rimwe na rimwe hari abo Imana yacyuriraga, yababwiraga isa nk'ibibutsa, kamwe ati nagukuye mu mukungugu ndakuzana ndakogeza. Yabaga imwibutsa aho yamukuye. Uwitwa Yerobowamu yaramubwiye ngo Yerobowamu yarahuye n'ikibazo. Imana yari yaramuhaye ubwami, ariko arangije ngo ararengwa nawe akatangira gukora ibyaha. Muri aba bami bose Ahabu yasimbuye, bose bagiye bakora nkana, bacumura. Noneho uwitwa Yerobowamu nawe Imana yaramubwiye ngo nagukuye muri rubanda. Igihe yatumye umugore we, hari igihe yakeneye Imana, hari igihe tudamarara tukajya mu bintu tukiruka, tukibagirwa kubyuka dusenga. Kandi ubundi twarajyaga mu muhanda tubanje kwiragiza Imana, twarakoraga ikintu, twarazamuraga umushinga twasenze, twagiye imbere y'Imana twayibajije ngo mbese Mana nkora ibi, Mana nkora iki, ncuruze, Mana nkora iki. Nta kintu wakoraga utabajije Imana. Ariko uko ugenda ikwiyereka iguha umugisha, ugenda uteshuka. Niko aba bami byagenze, niko byabagendeye. Imana imaze kukugeza ahantu heza, bigusaba ngo ukomeze usenge usa nkaho ntaho uragera. Imana imaze kuguha ibifatika, bigusaba kuba maso kurusha uko wabaye maso. Imana imaze kukwicaza ikagutunganisha, ukajya mu rugo ukabyara, ugaheka, ukubaka urugo rukakubera rwiza, mukumvikana n'uwo mwashakanye. Bigusaba kuba maso kurusha uko wari umeze. Imana itugirire neza, Imana yo mu ijuru itugirire neza. Amen. Aha rero Ahabu we ngo yaradamaraye, ngo arusha abandi bose bamubanjirije, yimura Imana ya Isirayeli, azana umugore w'umunyamahangakazi, kandi ngo yari umugore mubi cyane. Akura Imana muri Isirayeli, ashyiraho ibigirwamana bye, akura ibintu bibi cyane. Imana itugirire neza, tube maso, tugirire Imana ishyaka, twiteshuka. Hari n'abagushwa na kawunga, bandi bakagushwa n'umuceri, bandi bakagushwa n'inzu abo imuhaye, bandi bakagushwa n'uko abonye urugo akavuga ati icyo nashakaga yari umugabo, icyo nashakaga yari umugore, icyo nashakaga nuko nari kubyara. Ariko ibyo ntibihagije, biragusaba kuba imbere y'Imana ukayubaha, ugakora ibyo ishaka. Pawulo akunda kubibwira Abaroma, yakunze kubivuga kenshi, ababwira ati ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana nimutange imibiri yanyu kugira ngo ibi bitambo bizima bishimwa n'Imana, ngo niko kwikorera kwanyu kwiza ngo kandi gutunganye. Rero bene data, mureke dutange imibiri yacu, ibi bitambo
ururimi rwawe ruba igitambo, umutima wawe uba igitambo, amaso yawe aba igitambo. Ukorera Imana, ushakishe iby'Imana ishaka, ushakishe iby'Imana ishaka, ngo kuko ari byo byiza kandi bitunganye. Ni gute uzamenya iby'Imana ishaka? Ni igihe uzaba hafi yayo, ni igihe uzajya ugira ishyaka n'umuhate wo kuyibaza ngo nkore iki, mbitware nte, ukagira igihe cyo kwegera Imana. Nanigiye kuvuga ku witwa Yerobowamu, nawe yari muri iki kinyejana cya Ahabu, ngo Imana yamuhaye ku bwami. Birababaje iyo twibagirwa aho Imana yadukuye, birababaje iyo tudasubira inyuma ngo twibuke imirimo y'Imana. Twibuke uyu munsi ushobora kuba ushomereye, ushobora kuba ushonje, ariko ujya wibuka, ujya usubiza amaso inyuma, wibuke iby'Imana yakoze, wibuke aho yagukuye, wibuke ubuzima yagukuyemo, wibuke ko yaguhaye urugo, wibuke ko yaguhaye abana, wibuke ko yaguhaye akazi, wibuke ko uriho, wibuke ko ugihumeka umwuka w'abazima. Hari abo mu ngana bapfuye batakiriho, bageze ahacecekerwa. Ese wowe ni iki cyatumye urindwa bigezaho? Abaririmbyi rero baravuze ngo jya umenya ko ari ubuntu, n'ubuntu ni nehema, n'ubuntu bw'Imana. Hanyuma ujye ugirira Imana ishyaka, ujye witekerezaho, ugirira Imana ishyaka. Ntukabona umurimo w'Imana wangirika, ntukabona umurimo w'Imana upfapfana ngo wicecekere, ntukabona umurimo w'Imana abantu bawukora nkana bawangiza, abantu bangiza umurimo bose bijya bavuga umurimo w'Imana, bawukerensa abantu b'Imana ngo wumve ntacyo bikubwiye. Oya, girira Imana ishyaka, ujye usengera umurimo w'Imana, ujye usengera abantu b'Imana, ujye usengera bene so, ujye usengera abarwayi, ujye usengera abari kwa muganga, ari abari mu ngo, ujye ubabarana n'abababaye. Niko umuntu agirira Imana ishyaka. Umuntu nasonza, ufite icyo umugaburira ujye umugaburira. Umuntu niyambara ubusa, ufite umwambaro ujye umwambika. Ujye ugirira Imana ishyaka. Mwene data, uyu Ahabu rero ngo yagiriye Imana ishyaka kugeza ku rwego avuga ngo imvura nihagarare, imvura igahagarara. Wowe niyo wabwira ibicurane ngo bihagarare, bishobora kudahagarara. N'umuriro umwana afite 40 ushobora gusengera ntuhagarare. Kubera iki? By'Imana ni magirirane, hari aho muhurira. Ireba umutima, ireba urukundo ufite rwo gukunda Imana. Ese uzaba udakunda mwene so muterana? Uzaba udakunda mwene so musengana? Uzaba udakunda mwene so? Uzaba udakunda umukozi w'Imana uvugira Imana? Uzakunda Imana utabonye? Jya ugirira Imana ishyaka. Imana izakugirira neza, izakumva, izagukomereza amaboko, izakwagurira imbago, izaguha amavuta. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Uyu rero Eliya ngo yagiriye Imana ishyaka, aravuga ngo bukeye Eliya wita Ishubi, umwe mu bagaragu b'i Galiyadi, asanga Ahabu, aramubwira ati, ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, urumva, ihoraho iyo nkorera iteka, yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. Yari amaze kubona ibintu umwami Ahabu akora, yari amaze kubona ko yimuye Imana. Ese we yubona mwene se akora ibyaha, yubona akora ibintu bibi, kandi ari umukristo, ukamenya amakuru ye, hari ikintu ukora. Aravuga ngo nta mvura izagwa, nta n'ikime bizabaho kugeza aho nzabitegekera. Kandi nawe yabaga muri Isirayeli, yari ashonje, yari kuzagira inyota, yari kuzakenera kurya. Ibyo ntiyabyitayeho, ntiyitayeho ko azasonza, ntiyitayeho ko nawe azaba yumiwe, ariko Imana akorera, Imana yagiriye ishyaka. Bibiliya ivuga ngo hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, va hano, genda werekere iburasirazuba, wihishe iruhande rw'akagezi. Imana izi ibizagutunga,
izi aho wakwihisha iyo mvura, izi aho wakwihisha iryo zuba, izi aho wakwihisha ayo mapfa. Ifite akagezi yagushyiraho, ifite akagezi yagushyiraho ukanywa. Izi aho yaguhisha rubanda ntirukote ukava muri iryo shuri uri kwiga. Izi aho yaguhisha isaha yawe ikagera udasebye. Izi aho yaguhisha isaha y'Imana ikagera ntawe ugucishije mu ijisho. Iramuyobora ngo kitwa Kirete ahateganye na Yorodani. Uzajye unywa amazi yako, kandi ntegetse ibikona kujya bikugaburirayo, bikugemurirayo. Ntegetse ibikona kujya bikugemurirayo. Hari ibikona bizagutunga. Ntukajye uhagarika umutima ngo ubunze amaso uvuga ngo nzarya iki we, ngo kubuse ndi umukristo ko nagiye mu by'Imana nkabyirundumuriramo, kubu nihaye gukizwa cyane, nta ruswa nagiye ndya, oya. Imana ifite akagezi izagushyiraho. Imana ifite akagezi. Girira Imana ishyaka ibizagutunga. Hari igikona Imana yaguteguriye. Hari igikona kizaguha inyama. Hari igikona kizakuzanira umutsima. Hari igikona guma hamwe, wijajaba, wikwiruka, wikwirwanirira. Yoboza Imana inzira, yigisha inama, girira Imana ishyaka. Igikona kirahari. Imana yaguteguriye. Imana yaguteguriye. Iramubwira ngo uzajya unywa amazi yako kagezi. Wowe ntabwo uzigera ubura amazi. Ubwo muri Isirayeli hazabura amazi, ubwo umwami Ahabu azasonza n'abandi be, wowe nta kintu uzaba. Kubera iki? Kubera ko yagiriye Imana ishyaka. Ibizagutunga birahari Eliya we. Icyo kibazo uko izakigukuramo irakuzi. Girira Imana ishyaka mwene data. Imana ishimwe. Amen. Natangaye cyane ngo yari yaragenda ajya ku kagezi kitwa Kirete, ngo kari gateganye, kari uruhande ya Yorodani, ngo akihishamo. Hari ahantu Imana izaguhisha. Hari ahantu Imana izaguhisha. Hari umuririmbyi waririmbaga ngo Yesu niwe nshuti yanjye yambereye ubuhungiro. Yesu ni inshuti yanjye n'ubuhungiro. Yesu yambereye ubuhungiro, ngo ntabwo nzava ahari ngo kuko yambereye ubuhungiro. Ese wowe ubuhungiro bwawe ni ubuhe? Jya ku kagezi, ntegetse igikona kizajya kikuzanirayo umutsima n'inyama. Ngo igikona cyataraga umutsima kigatara n'inyama kikabizana. Ngo yari akarya akanywa amazi. Umuntu wanyoye amazi, wariye inyama, wariye umutsima, hari ikintu yaba. Abaho neza, aba afite ubuzima bwujuje ibyangombwa. Imana ifite byose. Imana iguteganyirije ibyiza. Girira Imana ishyaka, vuga Imana neza, kunda umurimo w'Imana. Ba muri korari, niba uvuga ubutumwa buvuge neza, niba uri umunyamasengesho ubikore neza. Ugirira Imana ishyaka, usengera abarwayi, usengera abashonje, usengera abambaye ubusa, usengera abajya mu byaha bapfapfana, abiyangiza bashakira amahoro ahatari. Wowe ubagirira ishyaka ubasengere. Ugirira Imana ishyaka mwene data. Ntegetse igikona kizajya kikugemurira. Hari ibikona bitunga abantu b'Imana. Hari ibikona Imana yateganyije ku bwawe. Hari akagezi Imana yakubikiye uzanyweraho. Hari ahantu Imana izaguhisha. Genda wihishe. Iguhisha inzara, iguhisha ibyorezo, iguhisha amakuba, iguhisha impanuka, iguhisha abarozi baguhiga, iguhisha amahembe bakoherereza, iguhisha ibyorezo. Hari ibintu byinshi izaguhisha bihari biriho bizerera mu isi, ariko kuko ugira ishyaka ry'Imana, Imana iguhishe. Iguhisha indwara, iguhisha abagukwena, abagucisha mu ijisho, iguhisha ubushomeri buhari, ariko igiye kubwira ahantu wihisha ubona akazi ukore ugubwe neza. Bajye bibaza aho wasengeye. Kubera iki? Kubera ko wagiriye Imana ishyaka. Dusome umurongo waho wa 8.
reka tuhasome w'icyo gice cya 17 abami ba mbere. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti. Haguruka ujye Serafati. Haguruka ujye Sarafati. Habasidoni. Abe ariho uba. Hariyo umugore w'umupfakazi. Niwe ntegetse kugutunga. Tukomeze. Imana ishimwe. Komeza umurongo wa 10. Nuko arahaguruka ajya Sarafati. Ageze ku irembo ry'umudugudu. Ahasanga umugore w'umupfakazi. Utoragura udukwi. Eliya aramuhamagara. Aramubwira ati. Ndakwinginze. Zanira utuzi two kunywa. Mu gacuma. Nuko ajya kuyamuzanira. Nuko wa mugore aragenda amuzanira amazi. Akigenda aramuhamagara ati. Aramugarura aramubwira ati. Ndakwinginze. Unzanire n'agatsima. Mu ntoki. Nawe aramusubiza ati. Wa mugore aramubwira ati. Ngurahiye Uwiteka Imana yawe. Ihoraho. Nta gatsima mfite keretse urushyi rw'agafu. Sigaje mu giseke. N'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo. Ubu dore ndatoragura udukwi tubiri. Ndi kwitoragura udukwi tubiri kugira ngo nsubire mu nzu nkwivugire n'umwana wanjye. Kugira ngo nsubire mu nzu nkwivugire n'umwana wanjye. Ngo tukarye twifire. Hanyuma nidushira twipfire. Tukomeze. Umurongo wa 13. Eliya aramubwira ati. Witinya. Genda. Ubigenze uko mvuze. Genda gusugenza uko mvuze. Ariko banza mvugireho akanje. Ukanzanire hano. Maze ubone kwivugira n'umwana wawe. Imana itugirire neza. Amen. Umugore Imana yari imworoherejeho. Yari umugore woroheje. Rero hari igihe duhagarika umutima twibaza ngo ibyacu ngo umugisha wawe muri kumwe aho ngaho. Umugisha wawe muri kumwe. Imana ntabwo ikirisha ingabo zikomeye. Ntabwo ikirisha ibintu byinshi. Yashatse kukugirira neza. Imwohereza Sarafati. Yari hari ku mugore w'umupfakazi. Ngo asanga ari gutoragura utuntu tw'udukwi. Ngo bavuga agatsima n'umwana we ngo nibakarangiza bumvaga gahunda y'abari ugupfa. Ariko Eliya aramubwira ngo witinya. Wowe kora ibyo mvuze. Amina. Witinya, kora iby'Imana igushakaho gusa. Witinya, kora girira Imana ishyaka byonyine. Witinya. Kora ibyo mvuze. Kora iby'Imana ishaka. Kora iby'Imana igusaba. Witinya ubuzima uhagazemo. Witinya ikibazo ufite. Witinya ikirere uhagazemo. Kora iby'Imana ishaka gukora. Kora iby'Imana ivuze gukora. Girira Imana ishyaka. Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Witinya. Witinya wa mubyeyi we. Witinya wa mugabo we. Witinya wa musore we. Witinya wa nkumi we. Uyu munsi ijambo ry'Imana rikubwira ngo witinya. Kora iby'Imana ishaka gusa. Eliya aravuga ngo witinya, kora ibyo mvuze. Genda we gusa ucane, unkorere, umvugira akanjye, ukanzanire, ubundi bintu bindekere. Imana itugirire neza. Imana ishimwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ndashimira Imana. Nta muntu wigeze ugirira Imana ishyaka ngo akorwe n'isoni. Akagezi karakama.
Eliya yanyweragaho ikireta ahantu yarari, akagezi karakama hafi ya Yorodani aho yari yamujyanye. Uwo muterankunga ashobora guhagarara, birashoboka. Uwakwishyuriraga inzu ashobora guhagarara, uwishyuriraga abana amashuri ashobora guhagarara, uwaguhagarara se ashobora guhagarara, uwakwambikaga ashobora guhagarara. Ariko hari ahandi hantu, hari akandi kagezi, hari izindi nzira z'Imana. Imana iramubwira ngo vaho, genda Gisarafati, hariyo umugore niwe uzagutunga. Yugirira Imana ishyaka, ifite ahandi hantu, ifite ubundi buryo, ifite ubundi buryo yakoresha. Uwo fiance yakureka, ariko ifite ubundi buryo, ifite izindi nzira. Girira Imana ishyaka gusa. Ngo akagezi karakama. Hari ukuntu tuba tuzi ko akagezi katakama, tukumva ngo niba ari Imana yabivuze ntibyahinduka, nuko nyine byubatse. Hari igihe bihinduka, nuko nyine byubatse, nuko byubatse. Aka kazi niyo yakampaye, ntabwo nuko byubatse. Oya, hari igihe kaguha kandi kagahagarara, hari igihe kaguha kandi kagahagarara. Oya, Imana niyo yanciriye iyi nzira, ubu buryo nibwo mbayeho, ni Imana yabushyizeho. Hari igihe iyo nzira isiba, ariko kubera kugirira Imana ishyaka, Imana igasibura indi kugira ngo yitwe Imana. Hari igihe inzira zanga, ariko Imana igashaka izindi. Icyo usabwa ni iki? Witinya, girira Imana ishyaka. Kora ibyo Imana ikubwiye, kora ibyo Imana ishaka, bana n'Imana, hugukira kuba mu nzu y'Imana. Wirwana n'igihe, wirwana n'imyaka, wicumuzwa n'imyaka ugezemo, wicumuzwa n'igihe ugezemo, wicumuzwa n'uko utarabyara. Imana ifite urubyaro, Imana ifite urubyaro, Imana ifite abana. Wajya muri Amerika ukababura, wakwivuza mu bihugu bikomeye ukababura, wakwiteza intanga bikanga. Ariko Imana yo mu ijuru, witinya, ifite ubundi buryo, ifite ikintu yakora. Bakuroga ikarogora, bakuzinga ikazingura. Ni Imana ishobora byose. Bagusibira amayira, bakakwicira ubukwe, bakagusebya, ariko Imana yo mu ijuru yasibura amayira yasibye. Imana irashoboye, mureke tuyizere, tugirire Imana ishyaka, dukora umurimo wayo, tuvuga Imana neza, dukunda abantu b'Imana, dushyigikira abakozi b'Imana, dusura abarwayi, tujye kwa muganga, tugaburire abantu bashonje niba tubishoboye. Imana itugirire neza, irashoboye, irihagije. Tugiye gusenga Imana. Ntabwo nzi umurimo wari ufite, ushobora kuba hari umurimo wakoreraga Imana none utangiye kudohora. Ushobora kuba waragiriraga Imana ishyaka, ugakunda umurimo w'Imana, ugakunda abantu b'Imana, ukizera, ukanga kwiyanduza, ugahora uvuga ngo Imana izantabara, ibi sinabikora, sinasambana, sinarya ruswa, ntabwo nahemuka, sinasebanya. None waridohoye, urijandika, urakora ibyo ushatse. Imana ikubabarire, garukira aho ngaho, girira Imana ishyaka. Kagezi niyo kakama, Imana izafukura kandi. Kagezi niyo kakama, Imana ifite akandi kagezi, ifite ibindi bizagutunga. Eliya amaze akagezi kamaze gukama, kuko amapfa yaragihari, ngo Imana iramubwira ngo haguruka, va aho ngaho. Aho Imana izahagukura, aho Imana izahakwimura, ngo buzima izabugukuramo, kuko yitwishobora byose. Niko yibwiriye Mose, yaramubwiye ngo Mose, genda uvuge yuko ndishobora byose, nitwa ndiho. Imana irakuzi, gufiteho umugambi mwiza. Mwene data, wikwiheba, wicika intege, wicogora. Ubukene buragucogoje, urashonje, ubushomeri bwagukubakubye, uri kubona nta cyerekezo. Oya, girira Imana icyizeye, igirira Imana ishyaka, uyikunda, uyikomezeho, irashoboye. Kandi burya niwanga kwiba, niwanga kubeshya, niwanga gusebanya, niwanga kwigurisha, uzaba ugiriye Imana ishyaka.
kuko buriya iyo wagiye gusambana uba wahemukiye Imana, uba wakoze ibintu bibi. Ariko ndagira ngo nkubwire muri iki gitondo, nzanywe no kukubwira ngo girira Imana ishyaka, ibindi zabyikorera, ibindi irabizi, ibindi irabikora. Nukuri hagara neza mu nzu y'Imana, jya mu murimo w'Imana ukore neza. Bashaka kuba batabibona, shaka kugira Imana ishyaka abantu ntibagusobanukirwe, ntibamenye ibyo urimo, ariko data arabizi. Data arabizi. Girira Imana ishyaka, Imana irabizi, zibigukwiye, izi ibyo ukeneye, ibyo wifuza irabizi. Izi ko ukeneye umugabo, izi ko ukeneye umwana, izi ko ukeneye akazi, izi ko ukeneye amafaranga, izi ko ukeneye inzu, izi ko urwaye iyo ndwara ugomba kuyikira, irabizi. Imana irabizi, Imana irabizi. Yesu yigeze avuga ngo niba muzi kugira abana banyu ibi byiza, Iso yo mu ijuru we yananirwa. Ndetse yaranavuze ngo niba muri babi, yatwise abantu babi, niba muri babi mukamenya kugirira abana banyu ibyiza. Nta muntu umwana arabwira ngo papa ndashaka umugati ngo aterure ibuye, cyangwa mubwira ngo ndashaka ifi ngo aterure inzoka ngo abimuhe. Ngo mukaba muri babi mukamuzi kugirira abana banyu ibyiza, ngo So mu ijuru yabuzwa n'iki kugirira intore zayo zimutakira ku manywa na nijoro. Bivuga ngo twebwe abagirira Imana ishyaka, Imana yabuzwa n'iki kudutunga, Imana yabuzwa n'iki kudukiza indwara, Imana yabuzwa n'iki kutugirira neza. Mureke tugirire Imana ishyaka. Imana Data wa twese ibagirire neza. Mwakire ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Tugiye kubasengera. Turasengera abantu babiri. Turasengera abantu bari bafite ishyaka ry'Imana bakabivamo, bakagenda badohoka. Bagiriraga Imana ishyaka, batakundaga kubona umurimo w'Imana wangirika. Basengeraga abashumba, bagasengera abakristo, bagasengera itorero, bagasengera igihugu, bagasengera abayobozi. Ariko babivuyemo. Narije kubabwira ngo nimusubire mu murimo. Uwabahamagaye aracyatanga ibihembo, aracyatanga ingororano, aracyahari. Hari n'undi muntu utarigeze umenya Imana Data, ariko uyu munsi ararushya, aremerewe. Data yicaye ku ntebe y'imbabazi, aravuga ngo ngwino, imbabazi z'igihari. Turasengera n'undi muntu wa gatatu, aba urwaye, uri mu bibazo, uri mu bukene, uri mu ntambara, ukeneye abana, ukeneye umugabo, ukeneye ibiryo, ukeneye iby'umubiri, ukeneye ubuzima buhoraho. Ariko abo bantu batatu tugiye kubasengera, twinginga Imana yo mu ijuru yongere ibagarukeho. Karibu mukozi w'Imana. Turagushimiye Imana nguru, urera kandi urakiranuka, unejeje imitima yacu kubw'ijambo ryawe iki gitondo cyiza. Duciye bugufiya nyuma yo kumva ijambo, twisanze ko tutakwiriye. Niyo mpamvu tubaje gusaba imbabazi ku bantu bose bagiraga ishyaka ku murimo, ariko bungubu benshi basubiye nyuma, benshi bacitse intege. Wongere bagarure, ubambike tena imbaraga, uce migozi yose y'umwanzi baziritse, bagarukire umurimo wawe mu izina ryawe Yesu Kristo. Abatarakizwa nabo turabasengeye, ubahe iyo nyota n'agakiza yoko nabo batera intambwe bakava mu bitagira umumaro. Mu izina rya Yesu Kristo, ufasha abarwayi, ufasha abari mu nzu y'imbohe, ufasha abananiwe mu rugendo, ufasha abihebye, ufasha ababona ko kagezi kakamye, tuzahungira he, tuzajya he? Uri Imana bavugururira kandi kagezi kazabakomeza tena mu kugira ishaka mu murimo wawe. Tusenge abakozi bo bambika imbaraga, itoro rya wongere uribyutse mu izina rya Yesu Kristo. Mwanzi Satani utashaka ko itoro rigende nkuko rikwiriye, turarigiyaga mu izina ryawe Mana. Komeza impano zawe ku bantu bawe, ubwenge abantu bawe, dukore tena murimo wawe mu zindi mbaraga, dukore tena murimo wawe mu yandi mavuta kubw'izina rya Yesu Kristo. Tuakozi bawe barengere mu izina ryawe Yesu Kristo. Wagarare mu iki gihugu cyacu, weze kirere, weze imitima y'abaturarwanda bose. Komeza abayobora igihugu, komeza abayobora amatorero, komeza mwami abatarakizwa bagenda nkuko bishakiye, nabo bahindure utuhumvura y'umugisha mwami. Utugirire neza mu gihugu, babarire ibyago, babarire bidakwiriye, ubabarire bidatunganye. Migambi yose n'imikorere ya Satani turazihagaritse mu izina rya Yesu. Reka tubyutse dukangure, tubashe kukugirira ishaka. Mukozi wo mwambika imbaraga kandi umushoboje tena
n'abateza amatwi ijambo ryawe nabo turabasaba imbaraga zo kwemera no gucisha bugufiya bokongera kugira ishaka ku murimo wawe, ibitakwiriye bigakurwaho nawe, imbaraga n'ubutwari bukagaragara. Urakoze, turagushimiye ko bw'iri jambo reka rigere ku buri muntu wese rimugirire umumaro, tugusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen, amen. Reka tubahe telefone tugendana kugira ngo tuze kubafasha mu buryo burambuye. Ni 07 8 50 98 944 07 8 50 98 944 07 2 Reka mushumba nawe abahe telefone kugira ngo tuze kubafasha mu buryo burambuye. Telefone zacu ni 07 82 4 3 7 54. Murakoze, Imana yacu Philadelphia, Imana iratsinda.